umaze iminsi ukurikirana Elisa Real Estate ariko unanabasaba kuba bagushakira inzu ihendutse y'imari, iki ni cyo gihe. Ntucikwe nyamuneka. Uyu munsi tubazaniye inzu nziza cyane y'imari nk'uko mwabidusabye muri benshi. Uyu munsi turi Kicukiro aho bita mu Kagarama, hano ku Muyange, ngira ngo mwese murahazi exactement hano ku Muyange neza, hano hafi rwose, utaragera no mu centre hepfo. Inzu tuhabazaniye noneho uyu munsi ni igitangaza. Bazaniye inzu irimo n'ibikoresho, ni inzu iri fully furnished. Ni ukuvuga ngo ino nzu yacu yakodeshwaga irimo ibikoresho amadolari 2,000, ariko nyirayo yagize impamvu ituma ahita ashaka kuyisubiza, kuyishyira ku isoko byihuta kuko dukeneye amafaranga, biri urgence. Niyo mpamvu rero mu bantu batuvugishije baduhamagaye ati mudushakire inzu z'imari, uyu munsi muhawe ikaze cyane kuri Elisa Real Estate. Tugiye kubatembereza ino nzu, nitwa Elisa. Mukomeze kubana natwe tubatembereze muri ino nzu neza cyane. Ndagenda mbereka ibice byose. Nk'ubu ngubu duhereye ku gice cyo hanze, urabona ko ari inzu iri muri quartier nziza cyane, ni mu ma etage. Urabona ko ari quartier karyoshye, nubwo iri kuri kaburimbo ariko urabona yuko ari muri quartier nziza cyane. Hanyuma kandi no kaburimbo urimo kubona niyo muri quartier, ni ukuvuga ngo nta nubwo ari na kure ya kaburimbo principal. Ni inzu iri hafi cyane y'umuhanda munini, iyi ngiyi twita route principal. Iyi nzu yacu rero ifite ibyumba bigera muri 5, ikagira douche na toilette 5, ikagira na rooftop nziza cyane. Ngira ngo nudukurikirana uragenda ureba akantu ku kandi. Ikintu ifite cyiza cyane nakunze, byose ni byiza, ariko noneho salo, ifite salo nziza cyane y'akataraboneka. Urabona ko ni salo nziza, ni salo isa neza, kandi no salo ndimo kubereka niyo hasi. Ni ukuvuga ngo hari n'indi salo yo ku gice cyo hejuru. Ni salo nziza cyane pe, ni salo nayo isa neza, imeze neza kandi yisanzuye. Tugarutse kuri iyi salo gato yo hasi, urabona yuko harimo TV stand, amatara meza, plafond nziza cyane imeze neza. Urabona ko ari inzu isa neza cyane. Si ibyo gusa kandi, uretse kubona ikomeye gutya, inzu yacu uretse kubona isa neza gutya, inzu yacu iranakomeye. Yubatse n'itafari rihiye, ibikoresho byayo birakomeye kweri, bimeze neza cyane. Hano rero muri no salo ngira ngo muri kuhabona, ariko ntituri bugende tutaberetse pariking y'iyi modoka. Dufite pariking nziza cyane hano hanze, yajyamo nk'imodoka nk'enye cyangwa 3 nini ziparitse neza. Erega iyi nzu yubatse mu buso bugera muri 350. Urumva ko iba yisanzuye. Ifite entrée ya hano y'inyuma nk'uko twatangiye tubibereka. Urinjira ukaba wahita uca kuri ino gate yo murimo kubona, cyangwa se runo rugi guhamuvura, cyangwa se ugahita umanuka muri izi escalier ugaca hepfo, ku buryo uhita uzamuka ukinjirira hano ho twakwita nko mu gikari, ari naho ubona ubwiza cyane bw'iyi nzu. Urabona ko ari inzu isa neza cyane. Ese waratugannye kuri Elisa Real Estate utubura niki? Ibintu turabifite ku bwinshi kandi byiza cyane. Reka mbabwire, dukomeze dutemberane ino nzu yacu. Ngira ngo kino gice cyayo cy'inyuma muri kukibona bihagije niba muri kudukurikirana neza. Ni inzu rwose yisanzuye. Ikindi kintu nayikundiye, ni inzu ifite ibyumba bigari, igiye ifite ibyumba byiza rwose. Hano hasi kuri no kote hano hasi turahasanga ibyumba bigera muri 2. Ni ibyumba byiza cyane bigari, birimo n'ibikoresho. Iyi nzu urayigurana n'ibikoresho byose, nawe uhita ushyiramo abapangayi. Urumva ko ari inzu ya diru cyane. Hano hasi rero nababwiye ko dufite ibyumba 2. Ni ibyumba byiza birimo ibitanda byiza, buri cyumba kigiye kirimo douche na toilette. Ariko noneho ibi byumba byacu uretse kuba ari binini, dufitemo n'igice cyiza cyane cy'igikoni. Dufite igikoni cyiza kinini ku bantu bakunda gutekera mu bikoni byiza rwose. Ahangaha mushyizwe igorora, kuko urabona ko ari igikoni gisa neza cyane kandi giteguye neza cyane rwose. Ibi byumba rero uko ari 2, ngira ngo bimwe murabibona, tugenda dutemberana gake gake tunazamukana tuva kuri kote imwe tujya ku yindi. Hano hasi tuhafite douche, toilette y'umushyitsi ashobora kuba yakoresha. Ubwo urumva ko umushyitsi atari ngombwa ko ajya mu byumba.
inzu yacu ikase neza rwose, ntugire impungenge niba ushaka kugura inzu nziza, aha ni ahawe rwose, ntuze gucikanwa n'iyi videwo, uhite utuvugisha tukugeze kuri ino nzu mu ba mbere, kuko ni inzu y'imari cyane, isa neza. Tuzamukane ku gice cyo hejuru, mwabibonye salo yo hejuru nabibabwiye ko irimo, ni salo nziza nini yisanzuye isa neza. Turahita rero dutemberana nayo, urabona ko harimo parafo nziza, mbese hasi ni nka copy paste, hejuru ni copy paste yo hasi n'ubundi. Dutangire rero dutemberane muri ibi byumba, urabona ko harimo ibyumba byiza, nabyo ibyumba binini bisa neza, buri cyumba kigiye gifitemo dushe na toilette, n'ubundi ni copy paste ya bya bindi twaberekaga hasi. Ni ibyumba binini bisa neza. Tujyanye kuri chambre principale yacu, urabona ko ni icyumba cyiza, ni chambre principale nziza, igaragara neza cyane. Ni chambre principale irimo dushe na toilette, igitanda cyiza, dressing, urabona ko irimo rwose utuntu twinshi twiza dushobora kuba twakurura umuntu. Iyi nzu yacu rero iri ku giciro cyangahe? Nk'uko nabibabwiye ko ari inzu y'imari cyane. Iyi nzu iri ku giciro cya miliyoni 300, kandi zishobora no gukatukaho gato cyane mu gihe waba urimo kwishyura ukoresheje kashi. Rwose urumva ko iyi nzu ari imari. Miliyoni 300, n'ibi bikoresho byose ubona, buri kintu cyose nta kintu kivuyemo, urumva ko ari inzu y'imari cyane. Iri Kicukiro mu Kagarama, hano twita ku Muyange. Twari tugitemberana muri chambre principale rero, ngira ngo muri kureba dushe na toilette yayo, ni byiza cyane. Mbese iki cyumba ni sawa cyane, ngira ngo n'ibindi byumba mwatereyemo ijisho murabibona. Ariko hano hari umuryango wa wundi wo twavugagaho, twakwinjiriramo duturutse nk'ahari muri parikingi, murimo murawubona. Ni uru rugi rwiza cyane rw'urubaho. So dukomezanya rero dutemberana iyi nzu yacu, reka tuzamukanemo tujyane no ku gice cyo hejuru cya rooftop. Urabona ko hariyo rooftop nziza, ni rooftop isa neza, rooftop nini yisanzuye kandi itwikiriye, niba iguha noneho neighborhood y'inzu yacu neza, aho ubasha kuyireba neza, noneho ukabona ko iri muri quartier nziza cyane. Urabona ko ni ibintu bisa neza pe. Niba ukeneye kugura inzu, iyi nzu ntiyakabaye gucika, nyamuneka tuvugisha. Hariho nomero zacu kuri Elisario Estate, tugusurisha ino nzu. Ino nzu ni imari, ndabizi uraza kuyikunda, ubundi wikorere deal. Ibyumba bigera muri 5, icyumba gifite dushe na toilette, hakabaho n'indi toilette iri hano hasi y'abashyitsi. Urumva ko ari inzu ukwiriye gushoraho amafaranga, kandi urabona ko n'ibikoresho byayo ni byiza. Ntabwo ari ukuba ari inzu nziza gusa, ikase neza, ifite n'ibikoresho byiza cyane. Tuvugishe rero tukugeze kuri iyi nzu nziza cyane y'imari, udacikanwa. Nyamuneka iyi nzu ni sure deal, kandi mukomeze mukore subscribe kuri iyo YouTube channel yacu ya Elisario Estate. Ibyiza byo twarabyiyemeje, ntacyo muzatuburana na rimwe. Tubafitiye imari nziza kandi nyinshi zitandukanye.